ese wamenya amakuru ko Uburundi bwamanitse amaboko bukamanika imbunda bati noneho aho tugeze turemeye M23 muradutsinze? Ise waba wamenye amakuru ko kugeza kuri uyu munsi umujyi wa Bukavu uri gukorerwamo isuku ndetse ihambaye? Waba wamenye se kuri uyu munsi ko u Rwanda rwongeye kuzimya ibisasu mu kirere ndetse nkuko byagenze Igoma? Aya makuru rero niyo tugiye kubaramburira ndetse tuyaganiraho akantu kandi. Reka duhere kuri uyu munsi ndetse n'inkuru tugiye kubagezaho iri update cyane cyangwa se yihutirwa, aho kuri uyu munsi izi saha turi kuvuganiraho ndetse hashize umwanya muto cyane abarundi bamanitse amaboko. Benshi bahita mwibaza muti ese byagenze bite cyangwa se noneho niki gitumye bava kwizima? Kuri ubu ngubu muri kubibona muri no video yacu iri kugenda itambuka ndetse aho abarundi bavuze ko badashoboye ndetse gukomeza kurwana ndetse bamena amaraso cyangwa se nabo ubwabo hagati yabo bene wabo bapfa ndetse kubusa. Bati noneho turaje turizanye, muri kubibona ko bibaje bashyize imbunda ku mutwe, bati ni mudukoresha icyo mushaka, icyo tuzi cyo nuko M23 murenze rwose turabyemera cyane. Kuri ubu ngubu se tukibaza nimba abarundi bamanitse amaboko, aba FARDC biraza kugenda gute, abawazalendo ndetse n'abandi batandukanye barwanya M23 cyangwa se ibyo igenda ikora? Benshi rero ya makuru ntimwe muyazi, ariko amakuru ahari nuko bari bihishe ahantu ndetse aho bari bafite umugambi wo kuba bakinjira M23 bakayitera, ariko basanga M23 imigambi mibisha yabo yose yarayitahuye. Nabo bati ariko se ko tubona aba bagabo ni batoya ndetse batari gito, ariko ikigaragara cyo nuko bafite tactique nyinshi cyangwa se bafite strategy zihambaye twebwe tutapfa kwigezaho. Bamwe begera abandi babagira inama bati mwabagabo mwe mwaretse aho bigeze tukamanika amaboko tukaba twakijyana ku neza tutarahasiga ubuzima nkuko bagenzi bacu bahasize ubuzima. Ngayo nguko rero nibyo bari gukora, nicyo gikurikiyeho. Muri kubibona yuko bemeye bo kumanika amaboko bati reka duhebere rwaje kuko nubundi ntago duteze gutsinda M23. Kuri ubu rero ikindi kigezweho nuko umujyi wa Bukavu uri misuku ihambaye, aho ndetse kugeza iyi saha abihishe yaba mu mazu ndetse no muri quartier zigiye zitandukanye abaturage ubwabo bari kugenda bagafata M23 bakayijyana aho abo bagizi banabi bari, bakababwira bati aha hantu turi shuwa yuko harimo abaturage cyangwa se urubyiruko rufite intwaro cyangwa se imbunda. Uyu munsi rero murabizi ko mu minsi yashize nabwo ubwo M23 yari yafashe muri Goma, murabizi neza ko mu Rwanda hoherejwe ibisasu, ariko nubundi bikazimirizwa mu kirere bitaragera hano iwacu mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi rero nicyo kintu cyabayeho, noneho nanone hoherejwe ibisasu byinshi by'urufaya ndetse u Rwanda cyangwa se ingabo zacu z'u Rwanda zihora ziri maso zibizimiriza mu kirere nubundi nkuko byagenze ubushize. Hanyuma se turaza kwibaza kugeza kuri uyu munsi umugabo bita President Neva aracyandika rwose, ubona yuko nawe ataramanika amaboko. Biraza kurangira gute? Ese Neva we araza kongera noneho gushyiramo agatege mu kuba yakongera kohereza izindi ngabo z'abarundi niba n'abangaba yari yohereje batangiye kuba bamanika amaboko babona yuko M23 ibarusha tactique ndetse amayeri yabo yose iba yayavumbuye? Reka icyo kintu tukibazeho. Hanyuma se nimba kugeza kuri uyu munsi benshi barwanaga na M23 ndetse bari kumwe na FARDC, hakaba hamaze kwitanga benshi muri bo, ise ntibiri buze guca intege abandi nabo batari ko se ubundi wa mugani turarwana n'iki aho kugira ngo hatuhasiga ubuzima kandi noneho twebwe ntacyo turwanira? Mu byukuri reka mbivuge gutyo, kuko niba uyu munsi M23 ikubwira ngo twebwe icyo turarwanira igihugu cyacu, turarwanira amahoro, turarwanira uburenganzira bw'umuturage, ndetse ntago dushaka ko umudamu cyangwa se umukobwa bazahohoterwa bagasambanirwa ku ngufu cyangwa se bagasahurwa muri rusange, twebwe nibyo tuje guhindura, hakabaho impindura amatwara cyangwa se reka mvuga icyo twita revolution. Ariko uyu munsi umurundi we kubera ko yoherejwe
kuba yagenda kubangamira umunyekongo bati mugende mu Rwanda kuko aba bantu bavuga ikinyarwanda ntago ari abanyekongo ahubwo n'abanyarwanda. Urumva koko dushyize mu gaciro umurundi ari kurwanira iki? Cyane ko munabizi ko abarundi bavuga ko nubwo barwana amafaranga amwe abonwa n'abari hejuru, navuga babayobozi, atari b'amafaranga yitajya mu mifuka yabo direct, bitandukanye na baba mercenaire barwanaga bo bagacyura ibihumbi 8 by'idolari. Ari naho nanjye ku rundi ruhande mbumva nimba ushobora kuba wava mu gihugu cyawe ukaza diri ukaza kuba warwana n'umuntu uri gushaka uburenganzira bw'igihugu cye, uri gushaka uburenganzira bw'umuturage, wowe ukaza kumena amaraso ndetse ubizi neza ko n'ubundi ayo mafaranga wa mugani utazashira mu mufuka, ariko uzi neza ko ari umuntu uhabwa ibihumbi 5 cyangwa se 8 cyangwa se n'10. Wowe uzaba ufite izihe mpamvu zo kurwana, kari naho uzahera uvuga uti nanjye reka manika amaboko ubundi bicaho byagaciye. Ariko nago ntekereza ko babanitse amaboko kubera impamvu z'amafaranga, ahubwo n'ubwoba. Batino M23 ifite tactique, ifite strategy nyinshi cyane yadukubitisha. Bati twebwe rero kugira ngo tuwasiga ubuzima, reka tugende tubabwirire tuti bavandi, aho bigeze ni mudukoresha icyo mushaka, mudukorera icyo mushaka, twebwe turayamanitse. Ariko murabizi neza ko uko bimeze muri politike, iyo umuntu yemeye kumanika amaboko atatiye hejuru cyangwa se atigeze akurwanya, murabizi neza ko byemewe icyo gihe. Iyo umanitse amaboko nta wakurasa cyangwa se bigira ukundi bigenda. Icyo cyo murakizi benshi. Rero nkuko muri kubona ko ka video urabona ko rwose ibimwaro ni byinshi, isoni, ndetse ntago nareka kuvuga yuko iki ngiki ari ikimwaro nanone pe. Ni ikimwaro ku Burundi, ntago nareka kuvuga uryo. Kubera ko niba bitabaye inshuro ya mbere Neva yohereza abasirikare ndetse bakamutenguha bikarangira banimanikiye amaboko, ni ukuvuga yuko nubundi ni nko kuvuga ngo uwadutsinze ariko perezida wacu kwa twohereje, ariko nubundi wadutsinze akiri wa wundi ntaho yagiye. Waritse tukigarukira ku mahoro tugakorera igihugu cyacu kugira ngo utwohereze hano kuba twaza kwica abanyekongo cyangwa se twaza kurwana kandi bo bafite icyo barwanira. Ndetse muranabizi ko mu kanya gato nibwo twaze tuganira, harabamaze gufatwa ngo boherezwe hano mu gihugu cya Kongo. Bamwe bakibaza batese niba kugeza kuri uyu munsi hari ibihugu bimwe bigifite ironda bwoko, twaba turi kugana hehe? Ariko nanone kamvuge ngo njewe navuga ko aba barundi bo bigiriye inama itarakagabo. Niba bavuze bati twebwe twikundira amagara yacu, reka tube twakitanga kuri aba bavandimwe, tuyamanike, twemere ko dutsinzwe, tumanike intwaro, murumva ari ntako batagize. Nubundi bajya bavuga ngo buri umubyizi mukwe ntako batagize, reka tuvuge ko nabo ntako batagize, barahanyanyaje. Ariko birangiye nubundi bamanitse amaboko nyine kuko babona ko M23 ibarusha strategy, kandi utuntu twose bapanga iba yamaze kuba yatumenya. Ndetse nanababwira ko imfungwa zatorotse. Ahangaha rero harimo ibintu byinshi, murabizi ko ahangaha Bukavu harimo ubwoko, hari ubuyobozi bureba uyu n'umututsi, uyu gutyo ubuyobozi ndetse butari bwiza, ubuyobozi bubi. Ntago nareka kuvuga ko umuntu wese ugifite ayo macakubiri cyangwa se iryo ronda bwoko ari umuyobozi, niyo batari umuyobozi n'umuturage, ntago ari ibintu bikwiye, ni ibintu biteye isoni ndetse n'ikimwaro. Rero ikiriho cyo nuko hari n'abari barafunzwe bazira icyo kintu, agafungwa gusa azira ubwoko bwe ahangaha muri Bukavu. Murumva ko niba uwo muntu yasohotse akajya hanze wazi neza ko yaziraga ubwoko, ni ikintu cyo kwishimirwa. Rero reka mvuge ngo abarundi rwose murakoze kumanika amaboko, kandi nanone mujye mwicara mwibuka ko wagukubise naho yagiye. Nabariyo rero neva ibyo kukomeza bohereza bati mugende mu Rwanda mushoro urugamba, reka mbabwire ngo murye muri menge. Reka nigendere ngayo nguko nayo makuru ariho abarundi bamanitse amaboko ndetse n'isukiri gukorwa, mbabwira ko nibisasu byazimirijwe mu kirere n'ubundi nkuko u Rwanda rufite ubwirinzi buri hejuru. Reka tusubire mu kanya gato. Ciao ciao.
niyo show ufite ODM maze